kuramya kuza kubaho kuzuye iyo uramya afite umwuka wicaramya. Iyo umuntu urimo araramya, Imana n'umwuka irashaka ko abayiramya mu mwuka. No experience. Imana izimenya abayiramya iyo bafite umwuka wayo. Uzokoresha ubwenge, uduhagurutse, utwicaze, udutambikishe, utugarure. Birashoboka ko kuramya Imana itazobimenya, ariko Imana izireba abayiramya mu kuri. Iyo iri murabona barimo barayikora bafite umwuka wayo. You have the spirit of that worship. Iyo ufite umwuka wa Kristo uri muraramya, Imana ivuga ngo dore umuntu uri muraramya muri Foursquare, dore nguriya nubwo uririmba ijwi ribi ritabaho. Imana ntizayumva amajwi. Izireba gusa ko ufite umwuka ese uyu muntu afite umwuka wanjye cyangwa arimo araramisha uwundi mwuka. Experience no, tala no, ufite umwuka wayo. Imana n'umwuka irashaka ko bayiramya murongo. Mureke mbabwire icyanyuma abaririmbi, iki ndagikunda cyane. Vuze bitatu nsize ibindi nka bitanu, mbabwire icyanyuma nimara nsoza. Abaramye ntimukemere. Ikinza nkibwira abaririmbyi bose, ntimukemere. Muzobibwire muri alarme, intaza kubasura muzogende mubabwire abaramye. Ntukemere ko ijwi ryawe risumva ivi ryawe. Muramye. Ntukemere ko ijwi ryawe risumba ivi ryawe. Urumuramye. Don't accept. Ntukemere ko ijwi ryawe risumba ivi ryawe. Urumuramye. Ntukemere na rimwe. Igihe cyose uzahagarara imbere y'abantu, ntukemere ijwi ryawe ko riba rirerire ngo risumbe ivi ryawe. Asifiwe Yesu. Niko nico kuramya cyari cyo kuramya. Imana yashatse kuturabuza kukizakorwa muri eternite. Imana ishaka kuturabuza kurabura, murabyumva? Imana ishaka kuturabuza kukizaba muri eternite, ituzanira kuramya. My God, kamisubiremo. Imana yashatse kutwumvisa, kudutesta. Reka mbabwire, reka mbahereze muwonje, mwumve uko muri eternite, kuko muri eternite ntibazosenga, muri eternite ntibazobwiriza, muri eternite bijya bindi bizabikorwa nibiki. Hazoba ikintu kimwe gusa cyitwa kuramya. No ngo birangize, Imana itekereza ko bitazakunda ko abantu bumva, irababwira ngo mureke mbazanire. Tuvuga ngo haleluya. Mureke mbazanire, mbakonjorere gatoya, murebe ikizakorwa muri eternite. Nuko mureke mbasogongeze kubizaba birimo biraba mwiteka. Mureke mbasogongeze gatoya mu bizaba mwiteka. Nico. Kuramya ni umusogongero witeka, wikizokorwa mwiteka. No Imana mureke mbasogongeze, ibindi byose ni byino, ariko kimwe gusa kizobiriya. None mureke mbahereze mbakebere gatoya mwumva uko bizaba bimeze. None twa tubikinisha. Abo mwijuru bo tibaza babikinisha. One jupa mwijuru ntibaza bakina. Baza bayireba gutya, bayireba bakabona irera. Babona irera bagafata amakamba yabo yose bagakubita hasi. Baje kunamuka ngo bagasanga irera cyane. Bakavuga ngo kwa kuramya twaramije kwa ba expire. Ya twaza tuyiramya bisa na bwa bwiza yari ifite cagihe, none mureke tuyiramye bisa n'ubwiza tuyibonanye. Ngo bakongera, ngo bagafata, ngo bagakubita hasi, ngo bamara. Twarabonanye muri Amerika, ariko hari abandi benshi inshuti zanjye nari nkumbuye. Numva nabahobera cyane, ariko munyemere mbasuhuze mu izina rya Yesu. Hari umupastori w'inshuti yanjye, Pastor Usanga, Imana iguhe umugisha. Ni inshuti abavandimwe bajya badutumira iwabo guhura hano, Imana ibahe umugisha cyane. Hari umupasiteri w'umissionnaire inshuti yanjye, hano ntabwo azwi. Avuye ahantu hitwa Marsabit. Nagezeyo 2013 ngiye gushaka bakizwa. Nyuma yabwo ajyayo, atangira kubwiriza umuntu umwe, abwiriza babiri,
wafite itorero ry'abantu barenga 200 yabatije wenyine. Ahantu haba haguruka twakire wa. Haguruka twakire. Uyu ni umugabo w'Imana. Ahantu hari itorero riruzuye yahereye munsi y'igiti. Umuntu umwe, babiri, batatu. Bushize yarambwiye ngo yaguze intebe 150 none zabaye nke. Nta mukristo numwe wabagaho hano. Nabo yabwirije ahereye kuwa mbere 2 kugeza abo afite 20. Sabo yagiye kuvoma muri ndi torero ngo baze murye. Nabo yabwirije abo bose uko bangana. Nabo yabwirije arababatiza abana nabo. Aje kundeba avuyeyo yambwiye ngo ku cyumweru azasengerayo. Ni umupaka wa Kenya na Ethiopia aho bihurira ruguru iyo ngiyo. Ntabwo twamuha amashi twamusengera n'Imana. Imana imuha umugisha cyane. Umutima wanjye nahuba iyo mbigezeho kenshi niho bijya bigera ngatangira kumva idini cy'idini aricyo. Noneho byarangiza bikanyuzuza uburakari bwinshi, nkareba ibyo abantu barimo, noneho nkavuga ngo sometimes birashoboka ko ari entertainment. Kuko hari igihe tumara imyaka 2 gashira 3 utaratekereza ngo utekereze ngo Yesu yigeze kubwira abantu, arababwira ngo ntitujye tubitekereza muri ubwo buryo. Arababwira ngo umuntu ngo yaraje ahereza abandi taranto abantu, ariko yaramubwiye ngo yabishize mu mugani w'ubucuruzi. Aravuga ngo yaraje abahereza ngo umwe amuhereza taranto 5, undi ngo amuhereze 2, undi ngo amuhereze 1. Hanyuma bose ngo arababwira ngo mugende muzigenzure, mugende mukore multiplication, mugende muzigwize. Then uwe 5 aragenda, nyuma nyiri taranto agarutse, uwe 5 ngo aramubwira ngo warakoze kumpereza taranto 5, nazigenzuyemo izindi 5, none nagejeje 10. Dore ngizi. Yesu aramubwira ngo uri umugaragu mwiza. Uwe 2 araza aramubwira ngo nanjye nari mfite wansigiye 2, none za zindi 2 nazikozemo izindi 2, none dore 4. Yesu aramubwira ngo uri umugaragu mwiza. Uwimwe araza aramubwira ngo namenye kuri umunyamwaga, kwa kundi wayimpaye niko nkifite, naragenda icukurira, none dore ngiyi ni kwiri. Hari umunsi umuntu azagera imbere y'Imana, hanyuma umuntu akazajya abwira Imana ngo kagakiza wampaye, uko wakampaye niko nkakugaruriye, ntikigeze kavukamo n'akandi gakiza na kamwe. Mutekereza ko Yesu azababwira iki? Tubishyira muri interpretation y'ibyo tutumva, kandi hari ibyo twumva. Iyo umuntu amaze imyaka 5, 6 atabyara, tujya tumwita ingumba, bagahamagara abanyamasengesho bakamubwira ngo nimuze dusengera umuntu amaze imyaka atabyara. Ariko muzajya mutekereza imyaka mumaze mukijijwe, utekereze ko nta muntu urazana, uri ingumba mu bwami. Kandi iyo mutamunezerwa uko nyine mumeze, mushaka mureke kunezerwa, ndaza kubikunda cyane. Kuko hari ibintu byabaye nk'ikinyabiza bitera abantu bakiterera iriya, hari igihe cy'icokere kigomba gushira. Itorero wewe ubwawe ugatangira gutekereza ngo umunsi nageze imbere y'Imana, Imana nzoyibwira ngo kagakiza naragenzuye, cyangwa uko wakampaye dore ngaka, ya taranto wambaye dore ngiyi. Iyo ndimo ndabona bari abagenzi banje, ndanumva itorero ari wo murimo twagombye kuba turimo turakora, ari nayo ntego yo kuramya. Nibyo tugiye kuganira, nibyo ndi bugarukeho kuramya. Ngiye kubabwira kuramya kuzuye. Gusa birambabaza umwanya nza kumara hano mutoya, birambabaza kuba murimo murandeba nta muntu n'umwe urimo kwandika. Biraza kumbabaza cyane kuko singiye gusoma discours. No, uyu ni umunsi wa mbere wa Joyous Melody.
ni umunsi tugiye kubaka urufatiro rw'imyaka miremire myinshi tuzakora turi muri uyu murimo bigaruka ariko tugiye kubaka urufatiro. Twavuga ngo amina. Zashize ndabizi, Imana ibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Some ijambo ry'Imana duhere muri Zaburi ibice 15 umurongo wa mbere. Zaburi ya Dawidi ya 15. Ariko umfashije ukagira ahantu wandika biraza kumfasha cyane. Ugira ikintu usigarana. Nashimye cyane ko uyu mugoroba uri mu rubyiruko rwinshi. Maybe ko 50% y'abarimo hano ari abaramyi. Mani mfashe kugira ngo nganire namwe, kugira ngo twubake uru rufatiro. Zaburi ya Dawidi umuramyi. Zaburi ya Dawidi umuramyi. Yatangiye arimo arabaza, aravuga ngo Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nkuko biri mu mutima we. Utabeshera abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashushe inkuru y'umuturanyi we. Mu maso ye munyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Ico yarahiriye naho camugirira nabi ntiyivuguruza, ntaguriza ifeza kubona indamu nirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza, ugenza cyo ntabwo azanyeganyezwa. Amen. Yohana cya gitabo twasomye, ya nkuru twarimo tuvuga abahoze hano mbere yanjye, ibice 4 umurongo wa 23, ngewe niwo ndi busome. Iyo njya kuba nzi Cyongereza nari kuyisoma nko mu Cyongereza, nkayisoma nko mu Gifaransa, nkayisoma nko mu Giswahili. Ariko munyemerere ngira amagambo amwe nitiza kugira ngo tuze kumva iki cyanditswe kivuga. Yohana w'ubutumwa ibice 4 umurongo wa 23. Haravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abaramya. Nitize iryo jambo niryo riri mu yandi magambo mu zindi ndimi. Hano haravuga ngo ubwo abasenga, ariko mu Cyongereza haravuga ngo true worshipers. Ego, ubwo abaramya, ubwo abasenga by'ukuri, ubwo abaramya by'ukuri basengera data, baramya data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko benabo ari bo bamuramya. Imana ni umwuka, n'abayiramya bakwiye kuyiramya mu mwuka no mu kuri. Amen. Ndagira ngo dufate uyu mwanya tuganire aya magambo. Ndababwira icyitwa kuramya kuzuye. Kuramya kuzuye nicyo tugiye kuganira. Hanyuma muri uko kuramya kuzuye ndababwiramo nanone ibintu bibiri. Ndababwira kuramya, mbabwire n'umuramyi. Kuramya hanyuma mbabwire n'umuramyi. Kimwe ni umuntu, ikindi ni igikorwa. Ni umuntu ukora igikorwa. Kubera umwanya mutoya twari kuza kureba n'uwo icyo gikorwa gikorerwa, bikaba bitatu. 1 ni umuntu ukora igikorwa, cya kabiri ni icyo uwo muntu arimo arakora, cya gatatu n'uwo ndimo ndagikorera. Izi ni parameters 3 twari kurebaho mu cyitwa kuramya kuzuye. Ego, kuramya, uramya n'icyo umuntu aramya. Ntabwo umwanya twemerera, ariko aho tuza nuko nyine aho tuza gusoreza tuzahakomereza ikindi gihe. Ariko nizi parameters zikore 3, ni ibi bintu kore 3 bigaruka mu kuramya kuzuye. Iyo umuntu ari umuramyi, bahereye bavuga wavuze inkuru ya Yesu. Yohana ibice 4 niyo nkuru ya mbere izinezeza umutima wanjye. Kundi ndirimbo cyane, nahuye na Mesiya. Nahuye na Mesiya, ndayikunda cyane. Iragaruka ku magambo nahoze mbabwira. Nta muntu urahura na Mesiya ngo abiceceke. Waba warahuye na pasiteri, ariko wahuye na Mesiya wese azagira abandi aje kubibwira.
ariko waba warahuye n'idini cyangwa ugahura na pasiteri, ariko wahuye na Yesu azaja kubwira abandi ngo nimuze murebe uwo twahuye. Kubiceceka, I'm not sure ko wahuye nawe. I'm not sure. Donc bizabimera nk'umuriro ukingiranye muri nge. Woba warahuye na pasiteri birashoboka, ariko wahuye na Yesu azahinduka mushya. Yamara guhinduka mushya akajya kubwira abandi ngo nimuze murebe wampinduye. Nimuze murebe umuntu wampinduye. Aho nari narageze aho ngaho ndatsikama, ndatsikama ngo buce muri uyu mwaka nza guhura n'igitangaza ko ndavugira umuramyi, nza guhura n'igitangaza gikomeye manutse muri iki cyanditswe. Yesu abisamariya baramwinginga, baramubwira ngo ngwino kurari wacu, ngwino usibire umare kabiri wacu. Wa mugore amaze kubabwira, Yesu asibiye kabiri Samariya, abisamariya ngo bajya kureba wa mugore. Abisamariya bajya kureba wa mugore, baza kumubwira ngo mugore, tibikira amakuru yawe natwe twamubonye. Nageze aho ngaho uruhu rurambaho ku mubiri. Tibikira amakuru yawe nanjye natwe twamubonye. Dore icyambere, nta muramyi uzaramya byuzuye utarabona Imana yawe. Impossible dans la vie. Ndabigarukaho gatatu konyine. Ntibizagukundira kuramya byuzuye kugeza umunsi uzohamagara perezida wa korari, ugahamagara bishop, ukamubwira ngo ntibikira amakuru yawe nimempata Yesu wangu. Ntibishoboka. Iyo ugifite Yesu wabandi, iyo ugifite Yesu wa pasiteri, iyo ugifite Yesu wa korari, utarabona Yesu wawe ntibikunda, kuko tumuramya bingana nuko tumuzi. Umuntu wese amuramya proportion, umuntu wese azamuramya biri ku rwego rungana n'urwa. Ariko iyo utarabona uwawe uzomuramya nk'uwaramya Imana ya pasiteri. Ariko iyo bijya kuzura buremberembe, niyo nabonye uwanjye, iyo nabonye uwanjye ugahindukira na papa wawe bamwe nyine nuko n'Imana basanze mwabo, aracabana n'Imana yo mwabo yasanganye papa na mama. Ariko iki ni igihe cyo kuba umuramyi, hanyuma ugahindukira na Joyous ukababwira ngo nukuri tibikiri ya Mana yanyu. Naryamye nijoro mboni yanje, nabonye Imana yanje. Iyo ntuzuyiramya cause of event, bijya birenga event bigahinduka life. Kuko bizabyiruka. Ese mwonyemerera tukazamura amaboko rimwe twovuga ngo haleluya. Nimempata Yesu wangu. Bizabinanira twagize Imana y'idini, bituma kuramya guhinduka event. Kubera Imana y'idini, kubera Imana y'abapasiteri, kubera Imana y'abamama, kubera Imana ya dati, birangira tutari mu kuramya Imana byuzuye. Ariko umuntu umwe uzaramya byuzuye ni umuntu wayibonye yiwe, azayifata. Iyo ari mu cyumba tibaza bacuranga ibyuma, agira ibyuma muri we. Dawidi Zaburi ya 15 nico yazavuga, arababwira ngo ninde uzaba ku musozi w'Imana, ninde womera. Yazavuga ngo ubuzima bw'uwo bwomera nk'uburi kanyarira, ninde uzatura ku musozi w'Imana, ninde uzotura kuri rutari. Wotura kuri rutari se ntuje guhingira abana, ntuje kurebera abana ibyo barya. Ariko yazababwira, arababwira ngo umuramyi azamera nk'umuntu utuye ku musozi. Ninde uzatura ku musozi w'Imana, ninde uzaba mu ihema ryayo ryera. Nibyo yazabaza, arimo akibaza ngo uwo ninde. Uwo ni umuramyi mugenzi wacu. Uwo ninde uzaba ku musozi w'Imana. Ninde uzomera nk'utuye hano ku gatuti. Kuko iyo turi hano ku gatuti uzubona tuhatujayo, wahura natwe hanze ukabona ko turavayo. Iyo uhuye natwe hano watubona hano,
twaturirimba ngo nahuye n'umugenga w'ibihe, uzubona tugiyeyo. Wahura natwe hanze ukabona ko turavayo. Ariko umuramyi nyawe aza amempata Mungu wake. I have found my own God. Ngira Imana yanjye itari ya korali, itari ya jazz, itari ya alarme, itari ya gisubizo. Ni Imana. Abisamariya baza kureba wa mugore, baramubwira ngo mugore ntibikira amakuru yawe, nanjye natwe twayibonye. Nta muntu uzohindukira na pasiteri ngo amubwiye ngo nukuri si amakuru, si amakuru nayibonye. Imana yagambiriye ko umuntu azabaho mu buzima buyiramya. Imana ngo irangize ihereza umuntu ibintu bitanu. Ibintu bitanu Imana yahaye umuntu, irimo iratekereza ko umuntu azabaho ubuzima buramya. Yaravuze ngo reka uyu muntu muhereza ibintu bitandukanye n'ibindi biremwa byose. Uyu muntu ngiye kumuhereza ubudasa. Il doit être différent. Ndamuhereza ibintu bitandukanye n'ibindi biremwa byose naremye. Niki ngiye guhereza uyu muntu kugira ngo tuzabeho ubuzima buramya. Aravuga ngo arangize, Imana iravuga ngo ikintu cya mbere ngiye kumuhereza, ndamuhereza ishusho yanjye. Ishusho, Imana ifata ishusho yayo ihereza umuntu. Mu bindi biremwa byose Imana yari yaremye, nta na kimwe yigeze ibwira ngo ndakurema mu ishusho yanjye. Uretse gusa mwene muntu yafashe iramubwira ngo ndaguhereza image, ndaguhereza ishusho yanjye. Byari kubera iki? Imana yashakaga cya kabiri, ndabigarukaho. Cya kabiri iramubwira ngo wewe tu vas vivre dans ma présence. Uraba mu kubaho kwanjye, muri présence. Ni umugambi w'Imana ko umuntu aba muri présence yayo. Iki nicyo cya kabiri Imana yahaye umuntu gitandukanye n'ibindi biremwa. Ibindi biremwa byose yari yaremye, ariko ibwira umuntu ngo ndagushira muri Edeni bisobanura ngo ni présence y'Imana. Imana ifata umuntu, bwari ubuturo bw'umuntu, présence y'Imana. Cya gatatu imuhereza fellowship, imuhereza gusabana. Uyu muntu tuzabaho dusabana. Tumubwire, zoza amanuka mubwire ngo mwiriwe, mwaramutse neza, mumeze neza. Wari umugambi w'Imana ngo umuntu azoza ahora aramya Imana. Imuhereza fellowship. Cya gatatu, cya kane imuhereza amahitamo. Iramubwira ngo ariko dore igiti cyica, dore ariko nuhitamo uzapfa. Kwara kugira ngo umuntu ahitemo kimwe gusa, ntugahitemo kabiri. Uhitemo kuba muri présence y'Imana, uhitemo kubana n'Imana. Ngo irangize Imana iramubwira ngo icanyuma ngiye kuguhereza ubwami, nawe uze utware. Ndimo ndavuga Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Iramubwira ngo nawe nuza utware, ngo ubu bwami ndabuguhaye utware. Ibintu ko ari bitanu Imana ibihereza umuntu kugira ngo abeho ubuzima buramye. Ariko mbere yaho icabaga mu ijuru, uwari ukuriye uyu murimo yari Satani, niwe wari ushinzwe worship mu ijuru. Nza nkunda kubwira abaririmbyi, ndaza kubigarukaho, nkababwira ngo umurimo mukora mwaze mureke za telefone, niba muri kwandika sava, ariko niba muri kuri WhatsApp muzireke. Nza nkunda kubabwira ngo kuramya ni umurimo wa Shitani. Kuramya ni umurimo wa Shitani, niwo murimo yageze ikora mu ijuru. Shitani niyo mpamvu iza mahimba yo kuramya. Timuza mubona baramyi basuzugura amateraniro ngo ni matoya ntaza kuramya, abandi simbizi, bazi kwirata cyane. Niwo murimo wa Shitani. Iza mayeri irabizi, amakata yabyo irayazi, kwishira hejuru irabizi. Niwo wari umurimo we, niyo mpamvu uzosanga barabizi cyane. Izimubwira ukamubwira ngo wabaye igitangaza, yewe wakomeye, kuko nico camukuye mu ijuru Shitani. Yakuwe lemeperte, yakuweyo no gukomera umunsi yatekereza ko yoja hejuru y'Imana. Abaramyi nibo ba mbere. Azatera kabiri akaba yazamutse, gutera kabiri gusa. Iyo yateye gusa inshuro zibiri, akira nawe utere kabiri, aferi birangiye. Satani azaza akamwongorera akamubwira ngo nawe wokomera. Uza makuru wakomeye. Uzi impamvu
n'umurimo wa shitani irabiza amayeri irayazi kuko nawe yamanuwe yari umuramyi wageze uririmba amajwi yose mu ijuru hanyuma afatwa n'ubwibone muranyi zirinde cyane kambabwira akantu kamwe gakomeye muri ubu buzima nutiga guca bugufi uzagarukira bugufi muri ubu buzima nutiga guca bugufi uzagarukira bugufi kapre de lago sheunada tibiza bikunda nta muntu ntiwo kwishira hejuru ngo uzagere kure iyo uca bugufi umuntu wese utazi guca bugufi agarukira bugufi muzi impamvu yatumye Imana izamura Yesu cyane aramanuka icamuzanye ntiyo gitoye mu nzira aramanuka Imana imuha izina risumba nyuma yo kumanuka ayandi yose kandi n'indimi zose zature urwego Yesu yamanutsemo ruri proportionnel n'urwo yazamutsemo biraresha neza iyo ushaka ko Imana ikuzamura cyane uzumanuka cyane Imana ese twazamura amaboko rimwe gusa tuvuge cyane ngo haleluya 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 asifiwe Yesu Abafilipini ko yazavuga yabonye kubana n'Imana atari ikintu cyo kugundira yemera kumanuka aramanuka ahinduka umuntu aramanuka aba umugaragu aramanuka yemera gupfa aramanuka ntiyapfurupfu rusanzwe aramanuka apfurupfu rw'imbata aramanuka hanyuma iyo ugeze munsi iravuga ngo Imana iramuzamura imuhereza izina risumba imuhereza kuzanyira iko birivuga haleluya asifiwe Yesu niko nico kuramya cyari cyo kuramya Imana yashatse kuturabuza kukizakorwa muri eternite Imana ishaka kuturabuza kurabura murabyumva Imana ishaka kuturabuza kukizaba muri eternite ituzanira kuramya my God kamisubiremo Imana yashatse kutwumvisa kudutesta reka mbabwire reka mbahereze muwonje mwumve uko muri eternite kuko muri eternite ntibazosenga muri eternite ntibazobwiriza muri eternite bijya bindi bizabikorwa nibiki hazoba ikintu kimwe gusa citwa kuramya no ngo birangize Imana itekereza ko bitazakunda ko abantu bumva irababwira ngo mureke mbazanire tuvuga ngo haleluya mureke mbazanire mbakonjorere gatoya murebe ikizakorwa muri eternite nuko mureke mbasogongeze kubizaba birimo biraba mwiteka mureke mbasogongeze gatoya mu bizaba mwiteka nico kuramya n'umusogongero witeka wikizokorwa mwiteka no Imana mureke mbasogongeze ibindi byose ni byino ariko kimwe gusa kizobiriya none mureke mbahereze mbakebere gatoya mwumva uko bizoba bimeze none twa tubikinisha abo mu ijuru bo ntibaza babikinisha oneje upa mu ijuru ntibaza bakina baza bayireba gutya bayireba bakabona irera babona irera bagafata amakamba yabo yose bagakubita hasi baje kunamuka ngo bagasanga irera cyane bakavuga ngo kwa kuramya twaramije kwa ba expire ya twaza tuyiramya bisa na bwa bwiza yari ifite cagihe none mureke tuyiramye bisa n'ubwiza tuyibonanye ngo bakongera ngo bagafata ngo bagakubita hasi ngo bamara gukubita hasi ngo bakavuga ngo reka twongere duhindukire tuyirebe ngo bahindukira ngo bayireba kandi ngo bagasanga yagize ubundi bwiza burenze burya yari ifite baje kunama guys let me tell you kuramya kuza kuba expire ego iyo mwatuzaniye kuramya kwa niyinga mwatuzaniye kuramya kwa ba expire kuko Imana ntigifite buriya bwiza
Imana ifite izikendera ngo tuyiramye bisa nuko isa na. Iyo muhamuja kutuzanira ngo uko twari tumeze ngo niyinga ngo uko byari bimeze, watuzaniye ibishaje, si ko Imana ikimeze. Biza biterwa naho waraye kugira ngo Imana tuvuga ngo haleluya we, twovuga ngo amina cyane, twivuga tuzamuye ibiganza se, tuvuga cyane ngo haleluya. Dawidi yageze avuga ngo washize indirimbo nsha mu kanwa kanjye, apana zishaje, apana indirimbo zishaje. Yaraga imbere y'Imana, Imana ikamanura indirimbo nsha mu kanwa, washize indirimbo umutima wanjye naririmbye shash, apana iz'abazuru bahinduye zari shash, kuko iyo waraye imbere yayo tiziguhereza nsha, zageza zimanuka mu kanwa zikaza ari nsha. Orarureba Portugal se ikaguhereza kuramya gusha, J'avais expiré. Domu katika imani. Kebre bandela glorie. Yesu yageza yirirwa mu banyagihugu. Yari yaraje ino Yesu. Yes. Ningaruka zobabwira ngo talent and experience is not enough in worship. Kuramya, kugira impano n'inararibonye ntibihagije mu kuramya. Kugira inararibonye no kuba bifite as talent no kuba bifite ari tala ntibihagije mu kuramya, hari ibindi bikenerwa. Kwitoza ko alarme yatangiyemo hari ntibihagije. Kwitwaza ko ufite ijwi ubu nyine gabyabaye no kuyagondera. Kera bageza baririmba bagorokutsa amajwi, none ubu ngo abahanga nabazi kuyagondamisha. Ubu nyine uzi kaza yakatagurya, ubu niwe muhanga. Utitwaje kuzi kuyagondamisha ntibihagije, ntibihagije, biragusaba ikindi kintu. Mwamara chose grave, mwamara mukaza mutuzamurisha amaboko ngo wayazanye nayazamure, ninde uzuyasiga kameme ifo zazamana smart, wazanye amaboko nayazamure, hari uwo muzazo yacomora ngo wayazanye, ninde uzuyasiga. Dawidi, ese turi kumwe ba itorero turi kumwe, twavuga ngo haleluya se, twazamura ibiganza twavuga ngo haleluya cyane, haleluya 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 haleluya, asifiwe Yesu. Dawidi yagiraga Azafu, Dawidi yagiraga Azafu na Hemani na Yedutuni, nibo babanaga na Dawidi bageza baramya. Zari groupe nkuko twavuga gisubizo Alarume na Joyous, niko Dawidi yagiraga groupe zitatu zari zo kuramya no guhimbaza. Umunsi umwe sanduku y'Imana ngo izamutse mu rusengero, abaririmbyi nabo ngo bari bavyambariye, baravuga ngo nimureke tuzamuke, sanduku y'Imana yazamutse mu rusengero. Barazamuka, hanyuma ngo Azafu yaziririmba, Yedutuni ngo bagacuranga, none Hemani nayo ngo bakavuza ibyo bageza bavuga ngo barazamuka. Bose niko bazamuka abantu bose, ariko barabaririmbyi ngo n'abarewi nabo baraho ngaho, abatambyi nabo ngo baraho ngaho bagomba gukora umurimo wabo w'ubutambyi, ngo barazamuka ngo isanduku y'Imana yazamutse mu rusengero, barazamuka ngo bageraho bakageraga mu rusengero, bararirimba za groupe zitatu za Dawidi. Ntawabwiye Isiraheli ngo ihaguruke, Isiraheli yose ngo irahaguruka izamura amaboko ngo iravuga ngo nimushime Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi zayo zihora iteka. Ntabwo bazababwira abakristo ngo nibahaguruke, oya kirazira 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 kirazira. Uba wishe ikintu mu kuramya, iyo uhagurutse abakristo uba wishe ikintu. Hari figire ziba mu kuramya. Mwanya wanjye ya nese sawa. Mu kuramya habaho le figure. Figure ni iki? Ni sinzi ko bitamenya. Habaho figure, habaho icyitwa vertical line mu kuramya. Vertical line and horizontal line ni worship. Vertical line ni umurongo uhagaze, ligne verticale. Umuririmbyi agomba kuba afite ubusabane bwuzuye n'Imana, bwuzuye. Nico bita ligne verticale ku muramyi, nukugira ubusabane bwuzuye n'Imana. Muramyi ugomba kuba ufite ubusabane bwuzuye n'Imana. Horizontal line ugomba kuba ufite ubusabane bwuzuye n'aba bantu bahagaze imbere yawe, kuko ntabwo ndaza kubabwira, ntabwo tuzaturamisha indirimbo ntizazituma abantu bahaguruka ngo baramye.
oya nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza. Apana nibumva no nifo pas confondre ntimukaza mugira ngo tibiza bituma abantu bahaguruka. Nibabona imirimo yanyu myiza. Abakristo n'abavunjayi, abakristo n'abavunjayi. Iyo turi hano hanze nibwo bazabona dufashe mikoro. Iyo dufashe mikoro hano bazavuga ngo uyu nguyu si wa wundi nabonye Nyarugenge. Iyo ufashe mikoro hano ibo bazaba kureba Nyarugenge aho ugenda mu mujyi. Waba uhagaze hano ufite mikoro, ibo bafite ishusho yawe yo mu mujyi. Kuramya ntibibera hano. Aya naza mbabwira kuramya n'ugusogongera n'umusogongero w'iteka. Imana yashatse kudusogongeza ngo twumve uko iteka ryomera, twumve ibibera mu iteka. Iravuga ngo reka aba bantu bari mu isi mbahereze kuramya. Cya kabiri, kuramya, umutima uramya, kuramya n'ugutuza Imana hizi kwirwa. Ndasubiramo. Kuramya Imana, Bibiliya iravuga ngo Imana ntiyakwiriwe mu ijuru. Ijuru ni intebe yayo, isi ni intebe y'ibirenge byayo. Yananiwe gukwirwa mu ijuru, isi ni intebe y'ibirenge byayo. Ariko umutima uramya Imana izirambye. Iyo umuntu atunze umutima uramye niyo handi Imana izayica. Mukirambico mu mutima, umutima uramya niho mu kirambi cy'Imana Imana ijya yicara ikarambye kabona ubuturo buyikwiye. Ni umutima uramye. Iyo umuntu atunze umutima uramye nico cicara Imana izayicaramo. Iyo utunze umutima uramye. Kuramya ntabwo ari event. No, ce n'est pas l'événement. Kuramya ni ubuzima. Niyo mpamvu bazaba hano kubyina kabaye bakwika hano. Ntaza navugana n'Imana. Nasomye igitabo cyiza nkunda cyane kiza kivuga ngo ese ni gute umuntu yakumva ijwi ry'Imana ngo isirimo irasakuza. How to hear the voice of God in the noise of the world. Kumugabo yanditse aravuga ngo ni gute umuntu ngo yazabasha kumva ijwi ry'Imana ngo isirimo irasakuza. Ngo aje gusubiza aravuga ngo ni igihe kimwe gusa. Ngo umuntu azayumva ijwi ry'Imana isirimo irasakuza. Ngo you are addicted with the presence of God. Ngo iyo presence y'Imana ngo ari addiction kuri wowe. Kuba muri presence y'Imana hapana hano materaniro. Mu cyumba cawe ni muri presence y'Imana. Ngo ico gihe niyo uri mu modokari yawe aho uri hose. Ngo iyo ugenda na presence y'Imana ukagendana nayo. Iyo wabaye addicted. Iyo byagutwaye umwanya niki ko addicted niki. Iyo kuba muri presence y'Imana byakubasa. Ngo iyo wabaye ngo ico gihe nubwo isi yose akuza gute uzamva mu ijwi ry'Imana kuko uri addicted kuri presence y'Imana. Mutima uramya n'ahandi Imana iziba igakwirwa. Kuramya kuzuye ni ugutura muri presence y'Imana. Dawidi nico yazavuga. Yazagira ngo ababwire ko atari event. Ninde uzatura ku musozi w'Imana? Ninde uzatura mu cyumba c'amasengesho? Ukazugenda mu muhanda umeze hakarapaka. Tuzi kwa kundi muzamuzuzguye muri hano. Kujya muri hano. Yesu yaganire n'umusamariya arababwira ngo no, kuramya si kuri Foursquare. Mubikure kuri Foursquare, mubitahane bibiji wanyu. Icazanye Yesu kwari gukura the presence of God yari kingiranye hano. Presence y'Imana yari kingiranye hano. Icazanye Yesu kwari kuyikingurira ngo idusange iwacu. Ntabwo kwari kuyigumisha ngo twebwe tuza kuyisanga hano. Oya, sico Yesu yaje gukora. Yesu yaraje aza kugira ngo umwenda wari ukingirije ahera utabukemo, apana twebwe twinjire. Oya, presence y'Imana ibe decentralize idusange iwacu. Mureke ivyo sivyo. Ntabwo ari twebwe twaje kwinjiririya. Oya ye. Ni presence y'Imana yavuye ino ngo nuzoza uyihamagara uri mu cumbi wawe igusangeyo utarinze kuza hano. Twobyiganira hano. Kwari kugira ngo ive hano nuzoza ugira plaka shataya mu cumbi wawe huzure.
kuramya. Iyo ufite umutima uramya, iyo ufite umutima uramya, Imana ifite ubuturo bwuzuye umutima wawe, ibibonye ahandi kwirwa. Cya gatatu, kuramya, tuza turamya cyane iyo Imana yabaye inshuti yacu, iyo Imana ari inshuti yawe magara. Nasomye ijambo ry'Imana ndatangara. Se turacari kumwe ba? Twovuga ngo amina se? Twokongera rimwe? Twokongera ku yandi majwi nka arenzayo? Twozamura ibiganza twavuga cyane? Bashiki ba Lazaro banditse urwandiko barwandikira Yesu. Naratangaye ndimo ndasoma muri Yohana. Ngo baje kwandikira Yesu, ntibamwandikira ngo Lazaro ararwaye, baramwandikira ngo ukunda ararwaye. Niko banditse. Ntazina rya Lazaro rizarizamo. Yesu niwe wababwiye ngo inshuti yacu Lazaro ararwaye. Ariko Yesu yandika, bashiki be bandika urwandiko, baranditse ngo ukunda. Yesu ndiyigeze yibaza ngo ninde i Betaniya, ninde ubayo? Arababwira ngo tugende, Lazaro yasinziriye. Yarazi ko agira inshuti. Yesu arimo gusangira n'abigishwa be ibya Pasika, yenda gusezera abigishwa be, arababwira agenda boza ibirenge baje gusangira ibya Pasika. Bagiye gusangira ibya Pasika, Yesu abwira abigishwa be, arababwira ngo moja kati yenu atanisaliti, umwe muri mwebwe arangambanira. Yesu ntigeze ababwira izina ry'umugambanira, oya. Bibiliya ntabwo izivuga ko Yesu yavuze izina ry'umugambanira, oya. Ntabwo Yesu gusa arababwiye, arababwira ngo umwe muri mwebwe arangambanira, ko Yesu yababwiye. Hanyuma Bibiliya narayisomye, irambwira ngo Petero ngo agobeza wa mwigishwa Yesu yakundaga. Petero agobeza wa mwigishwa Yesu yakundaga, ngo aramubwira ngo ugende umutubarize ngo ninde ukugambanira. Nageze aho nibaza ibintu byinshi, kubera ko Petero atagiye kumubaza kandi bose bari intumwa. Akagobeza umwigishwa yakundaga, akamubwira ati wowe genda uje kumutubariza, wewe ndiyo guhisha, wewe numubaza ntaguhisha. Kuko Petero yarabizi neza ko nabaza Yesu atari bumubwire. Ariko genda uje kumutubariza, umubaze ngo ninde. Yesu ari amakuru yo bahuriza amaboko ku mbehe. Yesu ndiye yabwiye abigishwa be, nico yari yongoreye inshuti yiwe magara yitwa Yohana. Inshuti ye aramubwira ati Yohana, abandi sinababwiye, ariko wowe kuko uri inshuti yanjye. Ese wogera Yesu inshuti? Tuvuge ngo haleluya cyane. Yesu yo kubera inshuti ku rwego yo kumenera ibanga. Yo inshuti yawe ku rwego botekereza ko agiye kumena ibanga ari wowe yorimenera. Petero ngo aramugobeza, niko wa Yohana, ngwino hano Yohana, mutubarize, umubaze ngo ninde kugambanira. Yesu naramubwira kubera uri inshuti yanjye singuhisha ibanga. Nubona umuntu duhuriza amaboko ku mbehe, nuwo ni ungambanira. Yohana yaje kubyandika, ariko Yesu yari yababwiye gusa ngo umuntu umwe muri mwebwe. Kubera iki? Iyo umuntu ari umuramyi azaba inshuti magara na Yesu, kuko nibo bahorana muri presence yiwe. Ese turi kumwe ba? Uzuhindura Yesu inshuti yawe magara kubera muhorana mu buzima. Ariko ni gute tugira Yesu? Reka mbabwire ikindi gikomeye hanyuma mbabwire ibintu ize gusoza. Kuramya ni igikorwa kibera mu ibanga kurenza uko kibera muri public. Yes. Ni act, ni igikorwa cyo muri secret place more than it's public. Ibi bintu byatugiriye neza, ariko kandi byaratwiciye. Byatumye umuntu atabaho ubuzima buramya bwo mu ibanga. Twese twaje kubishira hano kuri izi kamera. Umuntu wese no kuja kuramya akabanza akareba ko kamera zirimo ziramureba bien, cyangwa akaja gutungana neza mu ijisho ryayo. Ubundi kuramya ni umurimo wo mu ibanga. Uzuza kwereka abantu ubuzima butoya bw'isaha imwe mwamaze hano, ariko ukaza kubereka ngo nimuze murebe the part of life that I live. Ni mureba agace kamwe k'ubuzima mbayeho. Ko kuramya is not an event. Sina programme ya church, no. Ni ubuzima. Kuramya si gahunda y'urusengero. Kubera idini ryatubwiye ko aho umwanya wo kuramya no guhimbaza, bazavuga ngo turangije umwanya wo kuramya, n'abaremyi bagataha bazi ko umwanya wo kuramya uzubera hano.
Paulo yaranditse yandikira abakorinto arababwira ngo mwaba murya cyangwa mwaba munywa cyangwa mwaba mukora ikindi kintu cyose, byose mubikore kubwo guhimbaza Imana. Byabaye kuririmba, ese kurya no kunywa biza bihinduka kuramya? Gutekera abana no kuboza biza bihinduka kuramya? Gukora akazi biza bihinduka kuramya? Igisubizo ni yego. Ni ryari biza bihinduka kuramya? Iyo umutima wanjye uri connected n'umutima w'Imana, imirimo y'inyuma izihinduka kuramya. Kamisubiremo. Iyo umutima w'umuntu uri connected n'umutima w'Imana, cyacumba cyo mu mutima, Yesu aba hano mu mutima wanjye, yabonye icumba muri ngewe. Guteka, koza abana, kujya ku kazi bihinduka worship. Worship si ukuririmba, no. Imirimo yose izihinduka worship. Reka mbabwire ibintu nka 7, nta mwanya mfite ndabisoma nirukanke, ibintu nka 7 byuzuza kuramya. Ndabivuga nirukanka kuko umwanya wanjye bampaye warangiye, ariko kuramya kuzuye, mureke nsome Abaroma 12 umurongo wa mbere wonyine, nisaka ndasoma umurongo wa mbere wonyine. Muracankurikiye ba? Twovuga amina, twese tuzamura ibiganza rimwe. Haleluya, haleluya. Icambere kuramya kuzuye n'ukwihimana wese. Ndasoma muri version ifite icyongereza, mu nyihanganire suko nzi cinshi, ariko ndasoma muri NLT Romans 12 just verse 1. Abaroma 12 umurongo wa mbere wonyine muri version y'icyongereza mfite, kugira ngo mbashe gusobanura neza icyo nenda kubabwira. Haravuga ngo therefore I urge you brother and sister, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Muzindi ndimi ntabwo ari uko biza bivuga. Mu rurimi tuzi Bibiliya mufite ziravuga ngo nuko bene data ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu ihinduka ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Bibiliya iravuga ngo give your body, mutange imibiri yanyu as a living sacrifice. Ndagaruka kuri iki kintu kivuga ngo igitambo kizima. Igitambo kizima kiza kivugana n'urimo kugitamba. Iki gitambo Paulo yaravuze ngo uyu mubiri nzawubasha nte, ni gute nabasha uyu mubiri? Aravuga ngo nuko nzawukoresha iby'uburetwa. Iyo umubiri utarahinduka slave of you, uzogutegeka kugeza umunsi uzemera ko uyu mubiri wawe uhinduka slave, ukazazubwira ngo uriyiriza. Iki gitambo wewe kurashaka gutamba, hanyuma iki gitambo watamba ukazuvugana naco, urapfukama. Umubiri kukubwira ngo ko birandya, ariko ukabwira ngo kubera naguhinduye umuco wanjye uriyiriza. Gutanga imibiri yacu nk'ibitambo, kubera mutanga imibiri yanyu nk'ibitambo. Reka mabwire umusore umwe nazano mbereke Imana, tuvuge ngo haleluya se. Nuko tuvuge ngo haleluya se. Imana ntiyashimye ko kuramya kuza imbere yacu. Oya. Imana izikenera ngo twebwe tuzi imbere, hanyuma hano tuze twadukurura kuramya, ariko nitwe tuzatuza imbere. Indirimbo ntiziba imbere yacu. Munyumve mu ndebe na cyane kandi mwumve cyane. Ese turi kumwe ba? Ngwino wantu kuko igiye vuba. Imana iramutsiretse ko kuramya kuba hano imbere, yo birya ruswa. Twoza tuyihereza ruswa nka mandirimba indirimba 1000. Ariko Imana yashimye ko, tuvuge ngo amina we. Imana yashimye ko ari ngewe uzi imbere, hanyuma kuramya kuze ari wewe njewe uzi imbere, ni Imana ninyizanira indirimbo zigira agaciro, ariko icyo Imana yazireba. True worship is to give yourself to God. Then indirimbo wajukuruye zigahinduka kuramya, ariko icyo Imana izireba wowe. Have you give yourself to God? Niki kibazo. Wigeze uhereza umubiri wawe, give your body to Christ. Then the song, indirimbo zizagira agaciro kangana nako ufite imbere y'Imana. Si indirimbo de Marie, ntabwo ibyo dukora biza bivuga abo turibo.
ibyo dukora ntibiza bivuga abo turi bo nibo bazavuga icyo dukora. Timubyumvishije nicyo kibazo. Oya, icyo nkora ntikiza kivuga uwo ndiwe ni uzuvuga icyo nkora. Tibakene kumenya ko ndumuramya ariko bambonanye microphone. Hirya ya microphone ubuzima bwanjye bwonyine bukene kugira abantu ngo ndumuramya. No, ntabwo ni njyewe wihimana. Give your body to Christ. You kumuramyi ni wowe uzawihereza Imana. Wamara ugakurura indirimbo ukazibwira ngo se Kristo kurambona gute? Ubwo mbonye neza no guhaganiza indirimbo. Nta ndirimbo ziba imbere. Tukazanira Imana indirimbo uzobanza uyihereze wowe. Shober le gormeria. Ese turi kumwe ba? Tukavuga ngo amina. Tukozamura ibiganza kandi tuvuge cyane ngo haleluya. Indirimbo ntiziba imbere. Imana ntizirya ruswa ngo uyihereze imbyino ngo ugire ngo byakunze. Uko se byakunze pi Imana izibanza kereba wowe. Then ukayibwira ngo se izi ndirimbo ziri hano inyuma nazoga bimeze gute? Ariko icambere ni wowe. Give yourself, give your body. Iyo umuntu ashaka guhimana umubiri we azakorana nayo amasezerano. Ikinzo kivuga ikindi. Umubiri w'umuntu azakorana nawo amasezerano. Iyo umubiri wakunaniye genda papa genda. Uzukora iyo yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yanjye. Iyo umuntu ari umuramyi azakorana amasezerano n'ingingo ze kubera ndi umuramyi. Korana amasezerano n'ingingo zanjye. Kuko ndi umuramyi. Hari ibyo ntazakora uzubibuzwa niki? Ndi umuramyi. Skorana amasezerano n'amaso yanjye ukabwira amatwi yawe hari ibyo ntazumva, amaso yanjye hari ibyo ntazareba, amaboko yanjye. Why? Ndi umuramyi. Because I have give this body to Christ. Kuko uyu mubiri wanjye nawo haye Kristo. Kuko iyo niyo the true way of worship. Give yourself to God. Guhereza umubiri wawe Kristo. Amwanya warangiye. Kembabwira ibindi bibiri ni marasoza umwanya wanjye washize. Cya kabiri kuramya kuza kubaho kuzuye. Iyo uramya afite umwuka wicaramya. Iyo umuntu urimo araramya Imana n'umwuka irashaka ko abayiramya mu mwuka. No experience. Imana izimenya abayiramya iyo bafite umwuka wayo. Uzokoresha ubwenge uduhagurutse utwicaze udutambikishe utugarure. Birashoboka ko kuramya Imana itazobimenya, ariko Imana izireba abayiramya mukuri. Iyo iri murabona barimo barayikora bafite umwuka wayo. You have the spirit of that worship. Iyo ufite umwuka wa Kristo uri muraramya Imana ivuga ngo dore umuntu uri muraramya muri Foursquare dore nguriya nubwo uririmba ijwi ribi ritabaho Imana ntizayumva amajwi. Izireba gusa ko ufite umwuka ese uyu muntu afite umwuka wanjye cyangwa arimo araramisha uwundi mwuka. Experience no, tala no, ufite umwuka wayo. Imana n'umwuka irashaka ko bayiramya murongo. Mureka mbabwira icyanyuma abaririmbi iki ndagikunda cyane. Vuze bitatu zizi ibindi nka bitanu. Mbabwira icyanyuma ni maransoza. Abaramyi ntimukemere ikinza nkibwira abaririmbyi bose ntimukemere. Muzobibwire muri alarme intaza kubasura muzogende mubabwire abaramyi ntukemere